kugira nyine umuntu ngo abone icyo asobanura cyangwa avuga mu gihe nk'iki, ariko kubw'ibyiringiro bituruka mu ijambo ry'Imana turihangana tukavuga. Reka dushimire bwa mbere abafashije uyu muryango nanjye ndimo, kugira ngo tubase kubaba hafi, ariko mbere ya byose turinginga Imana kugira ngo ikomeze buri wese. Reka dusenga Imana. Uri Imana data wa twese, twongeye gushima ko wabanye natwe kandi ukaturindira amagara mazima, tukaba tugihumeka. Uhabwa icyubahiro. Mu buryo bwo gufatanya, twaje kwifatanya n'umuryango wa Pascal kandi duherekeza Pascal kugira ngo data ubwo igihe cye cy'ubuzima cyahagaze, ariko dufite ibyiringiro ko abapfuye bizeye bazongera kubaho, kandi kuko yarazi ijambo ryawe, n'ubundi tuzi ko igihe cy'urubanza nikigera Imana yo mu ijuru ikabona bikwiriye, abateguye neza intekerezo zabo bakazegereza Imana bazamubona. Rero Imana y'amahoro ikomeze kubana natwe mu izina rya Yesu. Igihe nk'iki ndatekereza nkunda kuvuga ngo ni igitabo buri muntu wese aba afite kirambuye imbere ye. Iyo tubonye abantu basa nkaho bafite agahinda nibyo kandi kaba gakwiriye, ariko mu gihe nk'iki abatangabuhamya bari kugenda basimburana, baravuga ku muntu utari kumva ibyo bamuvugaho, w'ibyo byararangiye. Niyo mpamvu Bibiliya yo ubwayo yagiye itubwira iby'ibi bihe, ntabwo yigeze iduhisha. Yavuze ko kurama kwacu kuzaba igihe gito, kuko tubisanga mu gitabo cya Zaburi 90 umurongo wa 10. Inyandiko iratubwira ngo ya Bibiliya, iminsi yacu izaba 70, kandi ngo nitugira agatege tugire 80, kandi niyo 80 ngo izaba ari iy'imiruho gusa. Bavandimwe, tutagiye muri byinshi, reka nsabe uyu muryango kwihangana no kwikomeza, ariko cyane Imana ibihanganishe. Nabonye igihe Pascal yavukiye muri 30, ubu turi mu 2021, bivuze ngo ni nk'imyaka hafi 91. Imyaka 91 Bibiliya yemera nibura uwariye neza ufite abamufasha yagombaga kugira 80. Indi myaka irenzeho ikaba iy'imiruho. Kandi usibye nibi, ndagira ngo mbararikire ko nsaba umuryango kwikomeza, kuko Pascal yagiye afite abana, afite abamufasha, afite abamurwaza, ntacyo yabuze. Ntabwo yabuze ikindi cyamufasha, ahubwo ni uko igihe n'isaha byari bigenje bite. Byari bigeze rwose, ariko turashimira n'Imana yamufashije akamenya ijambo ry'Imana. Ibindi Imana ni umucamanza w'ibyo yakoze. Icyo bibisobanuye rero, nta sengesho na rimwe rivugirwa aha bishobora kugira icyo rimarira uyu Pascal wasinziriye, nta na rimwe. Ahubwo ibintu turi kuvuga, ubuhamya, ijambo ry'Imana birareba wowe wasigaye. Niba nibura twamenyaga amakuru Imana yamwanditseho, ni inyungu ze kuba yanditswe mu bitabo by'ubugingo bibaye ariko biri. Ariko wowe kugira ngo umukunze none, hari icyo uri gusabwa. Niba ukunze Pascal wari umukristo, ni ukuvuga ngo kugira ngo muzagire aho muhurira, nuko nawe urakaza ubukristo bwawe. Muranyumva neza? Nawe kaza ubukristo bwawe kugira ngo igihe ijuru rizatangwa nawe uzabane nawe. Sibyo? Twihuse rero mu mubwiriza igice cya 9 umurongo wa 5, ni amagambo birivuga ngo abazima bazi ko bazapfa. Muri iri teraniro nta muntu uzi ko atazapfa. Arahari? Arahari? Ikibazo ni kimwe, uzapfa ute? Ku munsi wawe nguyu bazavuga ibiki? Umuryango wateranye muri ubu buryo bazamvugaho iki? We bazakuvugaho iki? Wowe igihe bari gutanga ijambo
reka Imana y'amahoro rero ihe buri wese gutegura ibikwiriye, kandi muhe kwizera Imana, kuko hirya y'ubuzima hari ubundi. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ko ntabwo abantu bazapfira gushira mu buryo bwo kutazuka, ahubwo abapfuye bizeye bazageza bazazuka. Reka rero dusoza muri mu byahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 13, hari isomo cya gusozerezaho rivuga biti, numva ijwi rivugira mu ijuru riti, andika uti uhereye none. Iri jambo ndifuza ko buri wese yaritahana. Andika uti uhereye none hahirwa abapfapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Pascal ibi bigwi bari kuvuga yagize byo kurwana ku muryango, hari abagabo benshi muri twe babinaniwe bagihumeka, ariko uyu munsi nibige gukorera umuryango bavunikire, kandi uyu munsi nibige kuyoboka Imana, kugira ku munsi nk'uyu abavuga bazabona ijambo. Hari igihe abantu babura icyo bavuga bagapfa kwihangana, ariko iyo uri nyangamugayo abantu baravuga kugeza kuri finale. Reka dushimire rero mwe mwumvise iri jambo, kugira ngo Imana ibahe kwitegura mukora ibyo yabasabye, mwumvira amategeko yayo, kandi mubana neza n'abantu bose, kandi umenye uko wakwishyira hejuru kose, uko waba ukomeye kose, uko waba uri muremure cyangwa mugufi. Uyu muhango ugomba uzagukorerwe uko byamera kose, ndetse n'abango hahirwa uwo bazawukorera, bari n'abandi bitakunda. Imana rero iduhe umugisha, komeze kwitegura kugaruka kwa Kristo, kugira ngo ubwo abapfiriye muri Kristo aribo bazabanza kuzuka. Pasikari abamukunze n'ababikiye ubugingo buhoraho, nawe ukaba ububonye muzongera mubonane. Imana y'amahoro rero ibane namwe mu izina rya Yesu.